Yes, ese ujya yibaza ukuntu aya mafoto afatwa cyangwa se akorwa, ukaba wakwishyira ahantu runaka wifuza kuba wajya, cyangwa se ukaba wakwegeranya amafoto yawe wumva wifuza, cyangwa se ukaba wakwegeranya n'umuntu wifuza runaka, cyangwa se n'abasitari runaka, cyangwa se nk'abantu bakunda gukora inkuru ku ma YouTube, ku ma Facebook, ku ma TikTok, ushaka gukora cover, ugashaka kwegeranya ifoto ishobora kuba yakurura abantu, cyane cyane ko ku ma YouTube ahantu hose ikintu cya mbere umuntu ahitamo ajya kureba ibintu wakoze nuko ahera kuri cover abonyeho, cyangwa se ifoto abonyeho niyo ibanza kumukurura bwa mbere. Ikindi akurwa nacyo ni inkuru yawe ukuntu wayihaye umutwe, icyo twita content. Man, wikwibaza rero byinshi. I'm here for you. Man, I'm your brother, don't go very far my friend, stay here, I'm with you. Man, reka nkwereke ukuntu bikorwa gakinwa gute. Let's go, here we go, let's start from here. Man, ngiye gutangira nkwereke ukuntu rero bikorwa gake tugendane n'ingusiga uzajya usubira inyuma. Reka noneho dutangira ahangaha. Tubikorwa gute? Nta kindi kintu ukoresha ni CapCut, niyo application ukoresha, ngira ngo urimo urayireba. Urabanza ukanda kuri CapCut, warangiza ukijiramo ukajya kuri new project, ugakandaho hano haba ari video, ukanda hano kuri photos, waza kuri photos. Nukuvuga ngo urashaka gufata ifoto ukayishyira kumwe n'iyindi wifuza. Ikintu uko ni iki, ureba ese ni he amafoto yawe ari icyumba cyawe, ariho niyo ushaka kwegeranya nayo. Ushobora ku download nk'ifoto ya The Ben, ya Bruce Melody, ya stade runaka ushaka kwishyira muri stade, ushaka kwishyira ahantu mu mujyi. Reka duhere wenda nishyira ahantu ku mujyi. Uzareba amafoto, ifoto yawe n'indi foto yo ku mujyi, hanyuma noneho wifate wishyire muri uwo mujyi ushaka kuba uhagazemo. Urugero, nzareba ese ifoto yanjye iba hagana hehe. Reka njye hano kuri kamera, wenda niho ifoto yanjye ishobora kuba iri, numva nifuza kuba nashyirayo. Warangiza ukaza ugashaka ya foto yawe ukayiselectinga. Where is it? Urugero ko mfate nk'iyi foto, ubwo maze kuyiselectinga, ubwo hano urabona handitseho add, hagiyeho imwe. Narangiza nkajya ku yindi foto, ese nihe foto nshaka kwihuza nayo, nihe foto nshaka kwegerana nayo. Ukareba icyumba iriho nayo, ugomba kubuza icyumba iriho. Ifoto. Okay, ifoto ngiye gushyiraho, reka njya kuri download, wenda reka nishyire muri uyu mujyi uwo mureba. Okay, here we go now. Ubwo ikintu uzakora ni iki rero, urabona iyi foto nshaka kwishyira, urabona hari ifoto yo mu mujyi n'ifoto yanjye rigenyine. Nzafata iyi foto kubera ko nshaka kwishyira ku mujyi, nzabanza nyikandeho, hanyuma noneho inze kuri overlay, nkande overlay, urayireba ihita imanuka hasi. Imanutse hasi nuvuga ngo ifoto iramutse iri hirya wakurura cyangwa se ukagarura gutya, waganisha cyangwa se ukaganisha ino, aho ushaka kuganisha niho uganisha. Kandi ko uganisha no mukihanganire. Man, warangiza ya foto yawe urongera ukayikandaho nanone. Wamara kuyikandaho, sakonda rwaye fresh tu, wamara kuyikandaho ukaza ukuraho background, ko ushaka kwishyira kuri ya image yindi ya mbere. Bisobanuye iki rero, uzabanza ukureho ya background yawe iri inyuma. No kuvuga ngo urabona inyuma hariyo tuno utafari, aho utafari ko nshaka ukuraho hagasigara ifoto yanjye gusa. Bisobanuye iki, ifoto nimara kuvaho ndahita njya ku mujyi tayari. Tayari twagiye. Hanyuma imaze gukanda kuriya, umaze gukanda overlay hari mwahabonye, hanyuma urongeye ukanze kuri ya foto yawe umaze kuyiterereza aho ushaka, hanyuma ukaza ugakandaho bita remove BG. Remove BG bisobanuye iki, ni remove background. B stands for back, G stands for ground, which means is remove background. Man, hanyuma ugakanda kuri remove background, ukaza kuri auto remove ukayikandaho, then wait, kano kantu ureba kahise kikosora hano hejuru. Ubwo tayari urabona ko
namaze kugera ku mujyi ariko sinditerezamo neza. Hanyuma ugakanda hano ugakosora, urabona umujyi taye namaze kuwugeramo. Nzabikora gute rero? Urabona uriya mujyi ntago nguhagazemo neza. Nzabana njye kuri ya foto y'umujyi, nze nyizuminge uko nyifuza. Nimara kuyizuminga nze kuri ya foto yanjye yindi yo hasi, nayo nyikandeho nizuminga uko nshaka. Aho nirahengetse nzazuminga ndotetinga uko numva nyifuza, nyihagarike. Ngira ngo murayibona tayayi rero. Urabona ko irimo kurengaho hejuru, nongeye nzuminge ngabanyemo gakeya. Tayari ako kamaze kuba deal successful kabisa, deal done. Hanyuma no kuri iyi foto tayari namaze kugera mu murwa. Warangiza ukituriza, ariko uhita screenshotting kuko ranga wa muri video. Warangiza ukaza hano hejuru ugakora screenshot, cyangwa se udakanza aho hejuru ukanda ukabuto kazimya ndetse na kongera volume. Ibyo byo musanzwe mubizi uko bikorwa. Man. Wamara guscreenshottinga warangiza ukituriza. Yafa turi buze gusubira tujye kuyeditinga. Abantu batayibonye neza, noneho reka nongere mbibereke wishyira mu bantu benshi, cyangwa se widaboring ifoto yawe uyikoramo inshuro nyinshi. Kwanza reka dufate iyi foto yanjye tuyikoremo abantu benshi, nikoremo inshuro nyinshi cyane. Ikintu uzakora ni iki? Uzafata ya foto yawe, uzajya hano kuri add, ujye gushyiramo ya foto yawe. Uzaba wibuka icyumba iriho, iri kuri kamera. Nizo kajya aho wumva ya foto yawe iri byihuse. Bangiza ukayikandaho, ukayemeza. Ya foto urayireba. Hanyuma kwa ko ariyo nshaka kuza gukoramo inshuro nyinshi, urikandaho. Twimagine ko ibi bya mbere kabanza mbikore bitaza no kubajijisha. Twimagine ko bira bitariyo, hari ifoto gusa, hari ifoto yanjye nibwo nyitange nyishyizemo. Nzaza nyikoreho, hanyuma nyigere duplicate, ubwo nzaba nyidaborinze zibaye ebyiri. Iya mbere hano n'indi hano hirya, urabona ko zirimo inshuro ebyiri, ariko urabona ko ari imwe, ariko nyikoze duplicate. Ikintu uzakora ni kirero, uhita ukanda kuri overlay. Uhita usubira inyuma hano, ukayikandaho overlay, ahubwo ngiyi hano hirya ugakanda overlay. Ugimanutse hasi urayifata ukayikora, ukagenda ukayegerezayo. Kubera ko ifoto zisa nta gihinduka, biba ari bimwe. Hanyuma ukongera ukayikandaho rimwe, ukajya kuri move background, yari move big abaje kubereka bwa mbere. Ukajya auto remove, ugategeza karikosoye. Kubera yuko byegeranye ntago wamenye ko bigize, urayibona ukayikoraho, ukayishyiraho ushaka. Ngabo babiri. Shatse nakomeza ngashyiraho n'abandi nkiyeshyiraho nk'inshuro ngazingaye, ngashyiraho n'abandi uko mbyifuza. Reka nongere mbaheze undi rugendo nayo nyishyireho. Ndakora duplicate, nindangiza iyi ngiyi ngo duplicate, nyikore overlay nayo nanone nkuko mwayibonye tubikora. Hanyuma inongereze nyikore remove background, nongeye nyifate nyikurure, nyimanure, nyitambikisheyo. Ngiyo. Ntago nakoze remove background se. Remove background. Urabona mbayemo batatu. Ukora uko ushatse, washyiraho izindi, washyiraho n'izindi zose wumva wifuza wowe. Wayigira nini, wayigira no yuko wumva ubyifuza wowe. Kugira ngo tubiryoshye reka tuyigiremo gutya. Urabona rwose ko ni ibiri byoroshye cyane. Man, see you next. Wifuza kandi kantu wambwira, wanyandikira kuri WhatsApp 0788 41 72 03, cyangwa se ukanyandikira kuri Instagram Turatsinze TV.
kuri Facebook ni turatsinze wawe, ahantu hose wasanga kabisa. Yamane, reka twikomereze rero gahunda, dukora umunyenga, dukora n'ibindi. Ndaza kubereka ku muzindi video, muzagenda mureba uburyo ushobora gukora uguruka, abantu mujya mubona amafilm baguruka, abantu bagendera mu birere, abantu basimbuka amazu, ama etage. Yes, nahandi rero wabisanga ni kuri turatsinze wawe, turatsinze comedy, turatsinze TV. Yo boy man, shout out ku bantu mukomeza mukora subscribe kuri turatsinze comedy. Nubwo itarimo kuboneka neza, akabazo kavutsemo ushimusi murabuzi vuga ama YouTube channel, ariko turimo turabikoraho, tuzabonana ikindi gihe runaka, ariko ndi hafi cyane. Ubu ndimo nakoresha turatsinze wawe gake gake, turatsinze wawe mukora subscribe, ariko na turatsinze comedy nigaruka tuzakomerezaho. Mukomeze mugende mukora du subscribe, mana nibikora izagaruka tuzakomereza hamwe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.